niho utinyira ushobora kugira inshuti mukagendana, inshuti ukayibwira ibyawe byose, inshuti ukayigisha inama A a Z, noneho ukagira ibintu ugeraho runaka. Ejo n'ejo bundi za nshuti mugendana zikavuga ati ariko ubundi uyu muntu ibi bintu agezeho bite, ibi bintu bura ntazatwiryaho, kuko bazi rero situation yawe yose, waberetse umurongo, waberetse ibyo ukora byose, bafite amakuru yawe 100%, ugasanga hari ahantu bagutengushye. Ndavuga ati uko bisa kose niho utinyira, kwari kugira ngo tumenye ukuri kw'ibya Yago, ukuri kw'ibya Yago atatubwiye. Niho ubona ko hari ahantu biri related no kwa Philpeter. Ibitsibanga ikagutaranga, wayizeraga nk'inshuti ikaguha rubanda, aho bijya kubabariza umutima igira inshuti magara, kugira ngo imenye n'ibindi bizaza. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Komeza kugubwa neza aho uri hose ukurikira ibiganiro by'Urugendo Online TV. Imana ikomeze kukurinda, ikomeze kuguha umugisha. Abantu badukurikiye bari mu Rwanda, bari mu bice bitandukanye mu mpande zose z'isi, ndabasuhuje cyane. Nitwa Gakire, ndi kumwe na Jerry muri rwa rugendo rwacu rwa buri munsi. Iyo ndi mu rugendo ubundi noneho nkinjira muri cya gikorwa bita Urugendo Online TV Talent Detection. Ni impano, ni muri cya gice cy'ubuhanzi cyangwa se cy'impano cy'abantu baba bafite ibyo bageze uyu munsi. Uyu muntu muri kureba n'ubundi ntago nagiye kure y'ibyo ngibyo. Turaza kuganira byinshi ariko bigiye ku muziki. Ikaze ku Rugendo Online TV. Yes, Gakire. Meze neza. Nitwa Bariki. Yes. Simuzira. Sinzi wa kera nzi. Ubwo umenye nonse. Kera ari umuntu bitaga Bariki waririmbanaga na ba Kasano bana ba DMX, ariko ni kera. Ubwo haje undi. Nishimwe nimba tubonye ndi Bariki. Bimeze bite Bariki? Sava meze neza, nkuko ubivuze ndo umwanditsi ndi n'umuririmbyi. Rero aha kwa Gakire nahageze ni wabo w'impano. Ni impamo hano rero hanyuza abantu benshi bafite impano kandi batwiyeretse. Ubwo none turaza kureba yawe kandi abantu baze kukwakira neza hano mu muryango wo mu Rugendo Online TV. Winjiyemo umuntu yakubaza ngo kubera ari ubwa mbere abantu ba hano bakubonye, who are you? Okay, ntago ndi mushya cyane aho, ariko hano wenda ndi mushyashya. Ahanini mpenyerewe ku gisata cya gospel, ariko kuko ndi umwanditsi, ijisho ry'umuhanzi burya ryanyerekeje mu buryo hari ahantu mbona umuziki w'u Rwanda ugenda, ntago mvuga dusanzwe twumva, ariko hari uburyo hari indi muzika y'u Rwanda isa nkaho yasubiye hasi yo kuririmba ubuzima busanzwe. Niyo wabigira modere, ariko byibuze umuntu akumvamo message y'ubuzima busanzwe. Ndabana iki kintu wagishyiramo imbaraga, ubwo abandi bahanzi bandusha izina hari ibindi bagiyemo, nanjye nkikoreho wenda kizagire icyo kigarura ku bantu. Nakunda simbona niyo boss kwabikora, sometimes atanga message, nubwo hari umuntu numvishe bwashize fata ku mavuta avuga ngo arayoboye ku gashego. Niyo boss ko n'umuhanga, ashobora kukubwira kandi akanyuza mu buryo bw'ubu. Yego, ibyo rero abantu ntibakabitandukanye ngo wenda yatandukiriye. Imana ramujya ahubwo mba nibaza ziratira imana zikura. Rero nanjye ni muri ubwo buryo inganzo yanjye yajemo. Ndabana ibi bintu reka mbikoreho bitazazima kandi dufite izina ry'ubuhanzi. Yego, reka tubanze turebe muri gospel. Yebura bigoye kubona umuntu w'umujene abobo abaririmba gospel tuba dufite ni bacyo, usanga benshi barigire nyine mu by'isi byaramutwaye. Inganzo yawe kuza muri gospel hari igihe ipushingwa na family uvukamo bitewe n'ukuntu wenda wakuriye mu muryango w'abatambyi,
cyangwa se ugakorera mu bandi bantu nyine bakubwira ati jya gusenga bakubita inkoni ukaza kugeraho ukabikunda. Icyo icya gospel ufite muri gospel mba muri korali iranazwi cyane mu Rwanda, ni yaba dive yitwa messengers singers, kuba dive bahita bayimenya nanjye numva nyizi, irazwi cyane. Rero ngiye nabikuriyemo ntago nari kubihindura, kandi ikintu umwana yakuriyemo ngire ngo aragikora amajwi amajwi ndagerageza. Rero reka tutari twajya kure, katubanze turebe karimbo ka messengers duhe akantu gato. Indirimbo yabo yamenyekanye cyane, akantu gato. Hari indirimbo yamenyekanye yacu yitwa nyuma ya byose. Nyuma ya byose uko wabinyuzemo birarangiye, amarira warize yose uko angana, ngawihorereye sateze ibiganza. Umuntu wese uri kureba urugendo online TV, umuntu wese uri kureba iki kiganiro, ibyo urimo byose bikuruhije bikomeye, Imana irabizi, kandi hari igihe iyi saha yaba ariyo yo gutabarwa. Turi kumwe na Barik man, ubu ngubu uri umuhanzi. Kera nabaga nzi ko abantu baririmba gospel, rero mva imyumvire nari mfite nkanjye umuntu wakuriye muri ADPR mu cyaro, mbona abantu bose baba batebeje n'amatise na congo, ndaza kuza nambaye ishati nafunze, urahingutse nkajya ngira ngo ni umuntu wunduje. Sinzi, ntago ibintu kuvuga ngo ibintu ni imyumvire, nihuse ni imyumvire. Ariko gospel barayimodereje. Ejo bundi nahuye n'umushuti wanjye mbonye ukuntu nyine uramujyama aba yabyoroheje, yifitiye amavuta yo kuririmba indirimbo zigakundwa, zifite igikundiro, zifite ubutumwa. Ariko muri ihurira yambariye agakabutura n'agakutwasi n'agatisheti, kavuga imyumvire, kuko Imana dukorera ntago irareba kuri iriya myambarire. Ayo mashati uri kuvuga ishobora kuba yareba ku mirimo myiza n'ikintu wabwiye umuntu. Ni nayo mpamvu nabibangikanyije gutangaza ko tuzajya tubona n'abarasta bafite dread nabo bagiye mu ijuru. No, apana ibyo byo bazare kujya mu ijuru ho ni yindi case. Mu ijuru nta muntu, imirimo y'umuntu nizamujyana mu ijuru, ntago umuntu azajyanwa n'uburyo na physical appearance ye. Tuzasanga kubona umuntu ubwo nari mvuze appearance y'umuntu n'ibyo aririmba, kabona nk'umuntu w'umurasta ari kwiririmbira gospel, cyangwa ukabona n'urugero reka nze nkwereke undi muntu ninde nari mvuze, ntago ari umuhanzi ariko n'urugero nka Brian, kamubona hariya muri korali na tatouage ze byashoboka, kandi yaririmbira Imana. Birashoboka, it's depend na rules za church. Icyo nshaka kuvuga rero ni kuri iyo nganzo mfite, ubwo buhanzi mfite butabangamiye n'ubundi mbamo, kuko umuntu wese wumvisha ikintu ndirimbye aba yumva icyo nshatse kuvuga. Yes, ni ukuvuga ngo hirya ya korali, hirya y'uburyo uririmba muri korali, waravuze ati reka nanjye nkora umurimo w'Imana ku giti cyanjye, ndirimbe kariyeri solo, nkora umuziki wanjye jyenyine. Rero impamvu ubundi nagutumiye nyamukuru, impamvu uri hano, umuvandimwe Yago, Imana ikomeze kukorohereza, igufashe cyane, burimo bizashira, kandi ibintu byose birangira insinzi cyangwa se ukuri kugaragaye. Umuvandimwe Yago rero ibi hari kunyuramo, abantu bose barabizi, abakunzi ba showbiz nyarwanda, abantu bose bakurikiraga Yago TV show bose barabizi, ni ibintu byababaje cyane. Uyu musore nahuye n'indirimbo ejo ni mugoroba nicariye, mbona niho utinyira. Yes, ati inspiration nge nabonye byanditseho, ntago yabimbwiye. Inspiration yavuye ku bintu nabonye biri kuba kuri Yago TV show channel yakundwa n'Abanyarwanda, hazamo ibintu bitari byiza, ibyayibaho byose murabizi n'ibiri kuba, ariko byose bizarangira. Umuvandimwe yahise akoramo ikintu bita indirimbo. Ikikubwira umuhanzi ubundi ahimba anezerewe, ahimbira mu bibazo, ahimbira ahantu hose. Iriya ndirimbo igitekerezo cyashute kuki wahise ubitekereza, wahise ubona kuyikora
bifite ubuhe butumwa mu bantu? ikintu cyanteye kuyikorera ndirimbo, first of all, Yago ndamukunda, ni inshuti yanjye. Buriya hari n'ikiganiro yageze kumpa, wenda kiri mu byo basibye. Ni ukuri yihangane, natwe turababaye nk'abantu b'inshuti ze. Nari nakoreye ikiganiro iwe cya nta myaka ijana, buriya iyo ndirimbo nayo ndayigira, yitwa nta myaka ijana. Ndanabyemeza ko ari nanjye wakoze iryo zina warikoresheje mu buhanzi bwa mbere mu Rwanda, ndabyemeza. Kubitwaye Junior Giti no twarabicekinze hariya kwa Yago, ariko icyo mbivugiye indirimbo yawe yitwa iri kuri YouTube. YouTube yawe bayita ngo iki? Barike official. Indirimbo uri gushaka kumbaza ni ihe? Okay, komeza gusobanura abantu mbere ibyo guhimbira ndirimbo mbanze ndebe iyo nta myaka ijana nzi. Okay. Ikintu nari nshatse kuvuga, yanyakiriye neza. Biriya bintu bimubayeho byankozeho. Binkozeho ntekereza ko no mu bundi buzima busanzwe abantu batari abastari nkawe bibabaho. Se ndavuga aba bantu bashobora to kuvugirwa nande. Sinzi ukuntu byanjemo ndayihimba, ndavuga ngo reka nyite niho utinyira. Kuvuga ngo niho utinyira ni ijambo umuntu mutoya ashobora kudasobanukirwa vuba vuba. Niho utinyira ni indirimbo yawe iri kuri YouTube channel yawe bita Barike official, imazeho 3 days, imaze kurebwa n'abantu 1,300. ni official video lyrics. Hakazaho n'indi bita ngo nta myaka ijana, imaze umwaka. None se iyi mvugo ya nta myaka ijana Junior yamwe yivuga, ariko Junior Giti ntago ndaza kubitindaho. Ngewe kuri nta myaka ijana hari ikintu nari ndi gusaba abantu, byibuze niba tudafite icyizere bitewe no kurama kwacu, niba nta myaka ijana koko tubane mu mahoro. Nicyo nashaka kuvuga, kandi kuvuga ngo ureba abantagikwe nyuma y'imyaka ijana imiryango izakomeza ibeho. Niba twe tutazamara imyaka ijana, ariko abana bacu abuzukuru bazabaho, tugira ibyo dukora bazasanga. Niyo message iri mu ndirimbo. Nuvuga ngo indirimbo nta myaka ijana ni inspiration yawe yaje, ntabwo ari wabyumvishe kuri byari biri trend babivuga. Nta nubwo inshuti yanjye iyi ndirimbo nayikoze hashize nk'amezi 5. Rira jambo barikoresha muri buriya buryo rutrendinga, kandi simba braminga ni uburyo bwabo. Nanjye mfite uko narikoresheje mu buhanzi bwanjye, ariko I know I'm sure ko ari nge warikoresheje mu buhanzi mbivugaho bwa mbere. Yego. Okay, reka ako kara gaciye muri katwivugire kuri ino ndirimbo yawe. Niho utinyira inde atinya nde? Niho utinyira ushobora kugira inshuti mukagendana, inshuti ukayibwira ibyawe byose, inshuti ukayigisha inama A Z, noneho ukagira ibintu ugeraho runaka. Ejo nejo bundi za nshuti mugendana zikavuga ati ariko ubundi uyu muntu ibi bintu agezeho biti, ibi bintu bura ntazatwiryaho, kuko bazi rero situation yawe yose, waberetse umurongo, waberetse ibyo ukora byose, bafite amakuru yawe 100%, ugasanga hari ahantu bagutenguye. Ndavuga tuko bisa kose niho utinyira. Ari byaraturitse, ejo byaraturitse, ntago nenda nanjye ngo mbituritseho, ariko byaraturitse. Ubundi ntacyo wabihishaho umuvandimwe. Ari gushyirwa mu majwi, ariko badufashije Instagram. Ubwo uraza gutuma tubibwira abantu, kuko hari abantu bari kureba iki kiganiro, wenda badakurikira. Bamfashije iyi ndirimbo bayikurikira ya niho utinyira by Barike kuri Barike official. Ndaje n'ubundi tukomeze tuyivugeho, turahana abantu link yayo. Usibye no kuvana kuri Yago, umuntu wese iyo ndirimbo yamufasha pe, yayikunda. Ahantu niho ni kugira ngo tuvugeho, hari abantu wenda bari kureba iki kiganiro batakoresha urubuga rwa Instagram. Uyu ni umunyamakuru w'Isibo TV, bamwita Philpeter, abantu benshi baramuzi. Ejo yagiye ku rukuta rwe rwa Instagram, bitewe n'uko ngo abantu bari kumwandikira inbox bamutuka bamubwira ati Philpeter, wowe ni wowe ukuyeho channel ya Yago. Noneho rero ibi bintu Philpeter yanditse, reka mbisomera abantu babyumve. Nibyo Yago ndetse byose ndabisoma, ntacyo bitwaye kugira ngo abantu babisobanukirwe. Kwa tubikomeje turavuga ngo byakomeje yahemukiwe n'abantu, ariko ibi byagiye hanze ejo
nuko bimeze. Philpeter yagiye yaramaze kwandikirwa n'umuntu amwoherereza ubutumwa buri mwijwi bumubwira ati Philpeter wa mugomewe ko bigutwaye ikigukuraho cano yundi mwana ukamubuza umugati. Ako kantu yaraje agapostinga ahita yandika aravuga ati muvandimwe Yago, ndagira ngo ngusabe ubwize ukura Abanyarwanda ureke kubateranya n'abandi. Cano yawe iriho ntiyasibwe, ahubwo wahishe content zose ku bushake bwawe. Impamvu ya kabiri, impamvu zishobora kuba ziterwa na eda wavayoretinze community guidelines cyangwa se warenze ku mabwiriza nyine ya YouTube, baguha strike, baraguhagarika nyine. Strike ni n'uburyo YouTube ihagarika umuntu abantu kubera n'ikiganiro wenda babasizeho. Hari ibintu ntange bigeze bampagarika strike, bigeze bayima, hari igihe baguha ibyumweru 2 ukwezi, biterwa cyangwa se wabonye strike baguha ubwo nibyo nindi gusoma ibyo nani ya kabiri. Impamvu ya kabiri Philpeter yatanze ishobora kuba impamvu ya kabiri ishobora kuba byaratewe eda wavayoretinze community guidelines za YouTube, baguha strike. Probation YouTube gupostinga for given period, yego ndaguha nta kibazo, kandi wakuyeho content kugira ngo udahabwa izindi strike, cano idafungwa burundu. Icya gatatu, niba copyright content zararipotinzwe n'abantu baguheshe strike, ugahisha izo content zose ngo badakomeza kuguha izindi, wavuga abo bantu bari kukuripotinga Abanyarwanda bakabimenya, kuko email za YouTube ziba zisobanutse zikwerekana amazina y'abakuripotinze email ndetse n'impamvu yatanze, bityo abantu barava mu rujijo bareke gukomeza kudutuka baduhora ubusa. Uduhe screenshot ya email uwo muntu tumumenye, tumwirinde natwe atazadukoraho. Maze iminsi nakira message nk'izi ngaceceka, byari bimaze kuba too much, kubiba urwango twese tugiye tubyirinda. Uyu ni umuvandimwe Philpeter ku rukuta rwe rwa Instagram. Umuhungu wanjye rero nawe yaramusubije rwose n'igitabo, yanditse igitabo nacyo reka ngisome. Sinzi niba uramwanya nyuma, ariko ikibazo kuri ibyo bintu Philpeter yanditse uretse turanariza nyuma tumaze kureba umuntu bita Nyarwaya Inosa, nawe hari uburyo yabivuzeho yabisobanuye. Ibi bintu niyo mpamvu byo kugendaho gake gake abantu ngo se ko ndi kuburananiye byose birakunda. Aba bantu bakunze bagasangira ibihari akira ngibi. Okay, urakoze cyane. Umuntu bita Yago nawe yasajya replyinga cyangwa se asubiza umuntu bita Philpeter aramubwira ngo nta kindi wari kuvuga kuko nawe uzi ukuri, ahubwo urakoze kwigaragaza muri bamwe b'imbere. Uvuga ngo mu bantu bari gushinjwa gukuraho cano ya Yago nubwo yari yabacecetse, aravuze ati Philpeter urakoze kwigaragaza mu b'imbere. Gake gake murakomeza mwigaragaze niceceke, kandi Imana ntikora nkuko mwe mukora. Hanyuma namwe mwakuriho kwa prodinga hafi 2 weeks, ubwo ni ubushake bwanyu cyangwa ubonye nawe bikubayeho wumva wavuga ubusa nk'ubwo uvuze. Wowe noneho reka nkwerurire, wangenzeho kuva kera nubwo buryarya bwawe abantu barabuzi, wirirwa untumaho abantu uvuga ngo byose kuri nge bingeraho, kandi nk'uko abenshi bamaze kukumenya ubu noneho urigaragaje neza byeruye, kandi urakoze gutuma rubanda bakumenya. Uburyarya bwanyu burarambiranye, kandi disi ubumvaga batazakumenya. Wowe na timu yawe nta kindi nababwira uretse kubabwira ngo amahirwe masa, ariko muzafata ubusa. Abantu bakurikirana The Choice Live murebe kuri iyo channel, murebe munitegereza igihe izamara idashyiraho content, muzamenya uwonzeye Imana Peter ariwe Philpeter ariwe. Hanyuma nawe reka tumugerere mu kebo atugereyemo, tumubwire ngo kuba adashyiraho ibiganiro n'ubunebwe cyangwa n'umwiryo wo kumva ko adakeneye gukora. Ubugambo bwose wirirwa uvuga kuri top chata, ngaho ngo waramuzamuye, ngaho ngo waramufashije, ngaho ngo utakunyuzeho ntahagera, ngaho ndiriza byose byangezeho, nuko mba nakwihoriye ukagira ngo ndinjije, ariko burya useka neza n'useka nyuma. Good luck mu byurimo, ariko cano yaba terminated ntago birangiye. Wewe ahandi ho nuko yavuze ko nimba
mbyibuka neza yaravuze ati ntago mushobora kunzimya niyo natangira cano gatangira A0 ndabizi ko abantu bazanshyigikira kandi imigambi y'abana b'abantu siyo y'Imana nuko ejo ibintu byigaragaje umunsi w'ejo nawe warujye kumbwira ngo ufiteho comment sinshaka ko ikiganiro cyacu kiza kuba kizingiye kuri ibyo bintu ariko tangaho nawe uburyo byumva ibi bintu uburyo bimeze reka dutegereze ukuri kuzagaragara ariko ibyo ari byo byose nimba ari n'ababyisha inyuma n'abagome kandi mugani twajya no ku byacu tukabivaho ariko ikintu nshaka kukubaza nawe mu gusesengura abantu twakira ibintu bibaturutseho bari abastari wenda tukashyira mu nyurabwenge kubera iki ira message Philpeter yayishyize ku rukuta rwe urumva akayikubitaho ivuga kuriya kwari kugira ngo tumenye ukuri kw'ibya Yago ukuri kw'ibya Yago atatubwiye niho ubona ko hari ahantu biri related no kwa Philpeter sibyo niba yarafashe umwanya akajya ku rukuta rwe akandika ibintu bya Yago sibyo situation ya Yago akatubwira amakuru yayo ariko ubona ko ari kumwishongoraho kandi byari byaracecetswe Yago ntiyamwandikiye wenda ngo ari kuri playing ahubwo afashe umwanya ajya gukompoza message so kwiteranya nabo kuvuga ngo Philpeter we yabaye nk'umuntu uri ngo urembejwe n'abafana cyangwa se n'abakunzi bayo icyo cyaravuzwe ariko niba nta kibazo afite kuri Yago ashobora kumwandikira inbox just watwihanganiye iyi message ukayishyira ku rukuta rwawe ko bitubangamiye abantu bagukurikirana bakabibona ntabinyuze iwe niho twabona ko afatanyije nawe mu kababaro Yago yavuze yuko asanzwe amugendaho birazwi nyine nicyo turi guhera tuvuga ko bari abantu bashobora kuba batumvikana na Yago bakaba baramugizeho ingaruka kuri cano yiwe boyo bandi niba baziranye na Yago ari inshuti ye bakorana message zijyanye na situation arimo bizicisha ku macano yabo ku manani yabo platform zabo bagira inama Yago mu gikari twebwe Yago turamukurikirana atubwire ibyo bari kumubwira n'inama bari kujya nibwo byaba birikiriye twajya ku byacu yego okay abantu reka dutegereze kuri gusa pray for him Yago igaruke rwose ikore Imana umuvandimwe nanjye yaramfashije muri comeback yanjye tujye dushimira umuvandimwe yaramfashije ari mu ba YouTube babashe kumpa ibiganiro kandi inyogoye noneho man abantu bakumbuye Yago man yatangaga vibes yatangaga ibiganiro man abantu ama TikTok araryamye arasinzire ntaga abantu bari kubona ibintu ba vibinga reka twikomereze turebe indirimbo wakoze ati inspiration ku bintu byabaye kuri Yago naho ibiraje ubu yisize hanze feedback y'ino ndirimbo ubutumwa bwayo burimo nubwo wenda buri inspiration yavuye ku byo umuvandimwe ari kunyuramo Yago atari guhemukirwa n'inshuti ari guhemukirwa n'abantu bakora akazi kamwe ko n'ubundi mugani ntabwo umuntu yagambanirwa narabivuze ntabwo ibi bintu bya YouTube wagambanirwa n'umushoferi wagambanirwa n'umuhinzi ahubwo nabantu bamubana muri field iyi ndirimbo yawe nyine ubona Philpeter bira bintu byabaye kuri Yago message yayo irimo irafasha iki abantu sinzi wenda niba urayipininga hasi n'ubu ngubu umuntu uri kureba iki kiganiro nahita amanuka hasi arahita yumva bayirebe indirimbo ntago niyo umuntu wese wumva ikinyarwanda indirimbo iri clear bayita ni hutinyira ngewe gusa ko njya kuyinkompoza mu bibazo man indirimbo feedback warumbaje feedback ifite nukuri abantu barebye indirimbo ni hutinyira Imana ibaho umugisha buri wese yaravuze ati you are talented yamugezeho Yago ashobora kuba huze ariko inbox arayifite yarayumvishe sure yarayumvishe yaranansubije ariko ashobora kuba huze sinzi ni hano ubwo arahuze Imana ntago ari umwanya wo kuvuga kuri iyi ndirimbo ahubwo ngiye nyirayo nkawe umfashije Imana iguha umugisha burasama Imana uzajya no mu ijuru wowe nkuko ubu mpaye umwanya n'ikindi hari abana wagiye ufasha nkabona bateye imbere Imana nkavuga ati uko bisa kose Samu Gakire bizaguhame kuba Gakire bizaguhame kuko you are good ni impamo y'Imana uri umuntu mwiza kuduha umwanya gutya abantu basure iyo ndirimbo nabo batange commentaire ni akamaro kawe channel yanjye yitwa Barike Official no kuri IG ushobora kunyandikira
ni intwari barike yego. Ariko urakoze ubundi ngiye nari navuze ndibuze kugutumira ntago ari ibintu byinshi nari nagutumiriye ni ndirimbo numvishe nubu uvuze ngo nguhaye umwanya ariko nawe wakoze kuza kuko tuba dukeneye n'ubundi gufata kugira ngo twumvishe abantu badukurikira impano ziri hirya no hino kubera bitewe ni situation turimo iyi ndirimbo abantu bayumve ibintu biri kuba ku muvandimwe nyine nibyo byahaye inspiration muvandimwe Yago nibyo byahaye inspiration barike gukora iyi ndirimbo ubundi projet zawe zindi zimeze zite gahunda zawe zo mu muziki zimeze zite abantu baraza kuyumva ko ndi wepining hasi ufite uruhe rugendo mu muziki. Urakoze kuri icyo kibazo ni ikibazo cyiza ariko ngewe uburyo mfitemo projet ya musique yanjye nge nteganya urabona ngenda nkora ama lyrics numva nge nshobora nko kugeza ku ndirimbo 6 zifite ubutumwa bwiza ziburi mu njyana nziza nge nkazasubira inyuma sibyo nkakora promotion y'ibintu mfite urabona ntago mfite package ishobora gutuma nshora muri promotion gusa ko umuntu uzagira impuhwe akangirira impuhwe azame promotion aho bishoboka kuko ndabizi ko hari ikindimo kandi nzakibwira. Baswahili ni bajya bavuga ngo wakati wa Mungu ni wakati sahihi nuvuga ngo igihe cy'Imana nyine nari ntararangiza ibyo projet yanjye sasa ngiye nshaka kuzashaka nka band sibyo nziza muzo muzi sibyo nka ya approaching nkayisaba ko dushobora gukorana indirimbo zanjye tukazirepetana zikamenyekana twamara kuyimenyana nge niyo band tukagira agreement tugirana mu buryo dushobora gukora icyo kintu mu buryo ntekereza ntashaka kuvuga kakanya yego ku buryo isaha n'isaha muzabona barike aje mukavuga tuyu muntu yatunyuzeho ariko reba igihaziye aje neza yego. Ndumva ufite ibintu byiza kandi bifite isuku uri gutegurira abakunzi bawe abandi bantu nabo bagiye guhita binjira mu muryango w'abantu bagukunda bavuye hano n'umuryango ukunda impano ndabize bagiye guhita baza bakore subscribe kwa Samu hari abantu beza cyane hari abantu beza cyane ni byiza cyane turi bayiguhe cyane kuko yo napininze nta n'ikindi mba mbikoreye abari kugira ngo abantu bari kureba babi 10 babi 20 bumugisha muzeho rwose mu bijana mu be 200 nimwe babenshi nibyo byiza cyane kuko ubutumwa afite ni bwiza cyane music ndukumva ibintu ufite biremereye ufite umuntu gufasha cyangwa uracyari kwihiringa nyine kugeza isaha abo mfite nabajyanama kandi beza ariko ku kijyanye na financial hari uburyo nkifasha cyane ndakifasha ariko ni karibu ku muntu wakenera kumfasha twagera ku bintu byinshi Imana kujya imbere cyane igufashe ubwo nimba hari n'umuntu ukeneye kugufasha ukeneye ko mushaka kugena agreement arakubona gute. Okay, nimero yanjye ni 0788 50 21 720 wayimbonaho unyandikiye kuri Instagram ni intwari bariki icyo gihe turavugana cyane. Noneho waruncitse utaririmbye kuri iyo ndirimbo akantu gatoya ubundi ryari ikosa indirimbo wakoreye umuvandimwe bitewe n'ibiri kumubaho inspiration nyine yawe yavuye ati kuri Yago ririmba akantu gato duhite dusoza gato cyane. Uyibitse ibanga ikagutaranga wayizeraga nk'inshuti ikaguha rubanda aho bijya kubabariza umutima igira inshuti magara kugira ngo imenye n'ibindi bizaza kukidukwira imisozi tugwiza amagamba kugwiza inshuti zagira umumaro. Yes. Urakoze cyane Imana iguhe umugisha Imana ishyigikire impano yawe abantu bari kureba ikiganiro namwe mushyigikire mu mukunde nimero mwayumvise ubundi Imana iduhana umugisha turabakunda cyane.